hari none ibihugu bituranye byanateye inkunga jenoside kugeza n'uyu munsi bikitera inkunga ku mugaragaro. Burundi na Kongo bateye inkunga jenoside, abantu ntitukabice hirya bariya ibihugu ni ibituranyi, abavandimwe abantu babiturimo n'abavandimwe, ariko bafite leta bizihembera urwango. Mwumvise hambere umuyobozi nibuka icyo ashinzwe muri Kongo ibyo yavuze, hakwiyongeraho ibyaha Gisekedi na ba Neva, byose turabizi ko bahembera ingengabitekerezo bakanayitera inkunga ingengabitekerezo ya jenoside y'ivangura y'urwango. Kandi bo gukoresha ayo moko noneho bisa nkaho biri no mu mategeko, ni nkaho byemewe. Naba natwe mu gihugu cy'u Rwanda bifite muri we agaragara yabishikwirakwiza yabihanira. Genda wabyuka bageze gutya bafashe impapuro bakagenda bakazisiga, cyangwa se n'umwanda w'umuturanyi ugasanga babisize ku muryango, bageze gutya banditse inyandiko, none bakavuga ati aha bageze gutya ngo bakabakorera ibyo babakoreye nyine bwose. Ati n'ubundi hano muri twebwe n'ubukozwe n'ikigaragara yagatanga ntimukomeze mutekereza ko byarangiye usangayo biturutse ko Kambanda yaravugiye nyine hari muri kiriya gihe bari baragize gutya bumva yuko batigeze kuba mbese ngo kirukwe. Nibwo inkotanyi ziri kwibaganiza, noneho bakumva ngo bamwe ngo tumeze ifite byabaga ari ibibazo. Ndabyuka icyo gihe grand frere nabo nyine aho bajya gukora muri electrogaze, ahantu hari kayava inkotanyi ziba zirava ku Kibuye ziri kuza, none ziri kuvuga ati hari ibintu bikenewe, haba gucaginga, haba kugira gute. Abantu babanzirizaga nyine muri 1997 bashakisha uburyo bagerageza nyine kuba bahasanga imbere ko baga barayikase ibintu nk'ibyo ngibyo aho batsindwaga, bagendaga bakatakata ibintu ugasanga ibintu byose byarangiritse. Icyaje kuza kutubabaza ni kimwe n'uko yagiye ku mugoroba, ubwo izo nzandiko twatumaze barangije, ubwo baragiye bakamoto, bakimara kumwaka moto, ikintu bakoze ni kimwe. Ndabyuka icyo gihe Muzehe nawe yakoraga mu bintu bya Croix Rouge, ibintu biri aho ngaho, yagendaga mu gitondo, urumva ko kwabaga ari ukwihishahisha. Twarabyutse dusanga umutwe bawukase, hanyuma hari ibisongo. Turabyuka, tukimara kubyuka arangije afata n'abasigaye, rero nimwe mugomba kuba mwakurikira. Ubwo kuhakurikira twavuye mu mujyi Gisenyi, tuva mu mujyi Gisenyi turagenda tugera ahantu twa mu Rugerero, n'ahabereye umva ibitangaza, noneho bya bindi wumvaga inkotanyi zimwe zaturutse mu Ruhengeri ziri kumanuka. Nibwo niba mwumva ibintu by'imudenda aho byabereye, ubwo hari abajyaga kujya kubyoganizinga bakigoma bagaruka, babihurijemo n'abantu guturuka mu bice bimwe bya za Ruhengeri umanuka, noneho n'abandi basanga ibice bya za Rugerero. Icyo gihe ndabyibuka, mama hari ukuntu yagira gutya, kuko yari umugatolika hariya kuri ku Nyundo, mwaragendaga musanga ibintu biri aho ngaho, gusa ibintu bibiri abantu hirya no hino nta mwihari, ariko mama ko hari umukristo akunda kujya gusenga. Hari umumama umugisha yari mu bwoko nyine bw'abahigaga abandi, arangije aravuga ati rero wari uzi n'ikindi, wari bofu wawe yageze gutya, ubwo arabakurikirana ahantu hose muri kuko amakuru. Ati ikintu cya mbere kiriho, ntabwo bazana utuye, sinzanababwira, ariko bariho barabashakisha. Ati banafite gahunda ikomeye. Ikintu cya mbere kiriho, mwebwe mushakisha ukuntu ibintu byose mwaba mufite n'abantu mwaba muziranye n'akazi ngo mukareke. Nk'umuntu navuga ngo watorokoye, Imana imuha umugisha, yageze gutya, icyo gihe nyine yari umuntu uzaba bitaga abafurere, aratujyana kuko papa nyine akoraga mu bintu bya kiliziya n'iki muri iyo minsi, ubwo baduhungisha muri koleji Nyamirambo. Tugiye kugera muri koleji Nyamirambo, naho bari banditse ibyo bintu
bavuga ati ntabwo twashizwe no kubabona mudutera iseseme. Kandi ikindi mutekereze yuko igihugu kirafashwe, ariko mwirengagize yuko igihugu cyafashwe n'ubundi tuzagaruka turagiye, ariko n'ubu ntabwo turashirwa. Muri iryo joro nari mfite abavandimwe bamwe na bamwe, hari abatari bafite ubushobozi kwa kundi nyine mwese muba muri kurisha ibintu biri aho ngaho. Muri iryo joro nibwo twumvise inkambi ya Mudende yose ngo bayitwitse na buriya ngo abavandimwe harimo abamugaye. Ubwo nibwo inkotanyi nyine zagize gutya zijya muri biriya bice, ariko ugasanga umuntu n'umwe bagiye bihisha, ariko ugasanga uko mwari muri kumwe muri karitsiye umwe yakuvuyemo undi inzandiko mbi, amazirantoki, ibintu, ibitutsi. Noneho wa wundi ngo mutangiye kwiga primaire bikanga, mwatujya ku rusengero bikanga, mukajya gusanga umuntu twabwo ni mukuru. Noneho biriya bintu byo kuvuga ngo interahamwe bari bamaze kubyandura birenze abagiye baturuka hirya no hino mu ntara. Wajyaga gusanga n'urubyiruko bano bagiye bakambuka bakajya muri Kongo. Biriya bintu babitojwe ari bo ba nyuma, noneho baragenda barandura ku buryo aho bageraga hose haba ku kiliziya cyangwa se no mu nzira babaga bagucira mu maso, barawufashe nk'ibivume. Ubwo byaje kuzakurikiraho nyine bajya mu nkambi zitandukanye zo mu Rwanda. Ubwo baragiye nyine, hanyuma ikintu cyaje kuza kubanuka, inkotanyi zageze nyine hariya Gisenyi, ariko basanga ibintu byarabaye ibibazo. Bamwe na bamwe mu bavandimwe mu basore bagiye bapfa ngo bari gushaka kugira ngo bazi ntibazi kugira, ukajya gusanga nk'umuntu wari urahari w'umumama akavuga ati nyine nta kintu nigeze nkora, afite umupanga muri bya bigutiya byabo bahinga biriya byose nyine agiye mbibona n'amaso yanjye. So niyo bibaye mpita nibuka byinshi cyane byo nagiye mpura nabyo, gusa icyo nababwira ni kimwe. Hari ijambo yavuze ngo inkuba ikubita rimwe ntigiko yakubise rimwe ntigiyakubita kabiri. Twiyubake kandi adatekereza yuko nyuma y'ibyo ngibyo ibi twabiganira n'abakanjagera banadine ba Nkotanyi, ubutwari bakimuri n'abarari n'abarutaganda ndabizi neza. Ibyo byabaye ntibizongere kubaho, kandi ntituzongere kuba twabihereza icyicaro ndetse n'umwanya. Twe turi abahamya bo kubyumva, kuko twarabibonye, ariko tutazifuza yuko generation na after generation byazongera kubaho. So dukomere twiyubaka abavandimwe, kandi bashimira kubwo gukomeza duhurira hamwe ku murongo tukaganira tugatarama, dore ko ari ugutarama, kuko burya ntabwo twakagombye kuba twaheranwa n'agahinda iyo duhurije hamwe ku mugambi umwe. Kandi nanone tuvuze ngo turacika intege cyane, umwanzi ntihatubonera. So dukomere kandi twiyubaka. Murakoze cyane. Urakoze Okapi. Mama Kanjogera. Shanga. Uraho. Tuguye ijambo rero uvuge. Nta jambo ubone mumbabarire. Ntabwo ndibushoboye. Ejo ukabona ariko uyu munsi ntabwo mbishobora. Mukomeze mugire ubundi muhe ijambo please. Manzi bamucyaye. Yora amaze kare. Yora yavuze kare, ntabwo ari Manzi bakiza Manzi. Ahubwo muvuga ko mutagiye muri Virgin Night, ko mutagiye mu ijoro ry'ikiriyo, mwari kuri hano. Turi naho turi mu ijoro ry'ikiri, uri hano. Murakaza neza rero, natwe nibwo tukiza. Mumeze mute mwerema? Ngaho gira icyo ubwira abanyarwanda bateraniye hano. Turahabona ibisanzwe. Twese nk'abanyarwanda ibi turimo by'akababaro byo kwibuka abacu bazize jenoside mu 1994 turi mu bihe bitoroshye abanyarwanda, ari abanyuze mu mateka nyirizina,
abana bato cyane cyane nkeka ko hano hari na generasiyo z'abana batoya icyenda gatanu guhera no kuzamuka na za bibiri kabiri no kugeza muri iyi myaka nkeka ko abana benshi babyumva. nkaba mbasaba rero yuko bakagombye kujya ku isoko bakumva amateka y'ukuri bakareka kumva amateka abandi bakwirakwiza kuko burya ngo agahugu katagira n'umuco karacika kandi amateka yacu tutanayavuze uko ari ababyeyi bacu abavandimwe bacu yewe n'imiryango yazimye ngo dufate umwanya tuyisubize agaciro kayo twazashiduka natwe ubwacu nta naho dufashe turegarega. nkeka ko amateka yacu no kwibuka ari naho ubuzima bwacu bushingiye. burya rero kutibuka byatukura no kuzima kwacu ubwacu. ubwo rero mwese ndabakomeje natinze kugera hano nubwo nkihagera twebwe umunsi wabaye muremure sinzi uko nagenekereza bitewe n'ibihe turimo n'uko iyanjye iba yagenze. rero ndabakomeje reka dukomerane. umuvandimwe agiye kuruhuka agatugu mu kanya nawe namara kuruhuka nawe ndamubwira aze ku murongo tuganire muri rusange. murakoze. ngaho tubwire niba ufite imbaraga rero cyane noneho umenya nkomeye kurusha ariko kanayisurize ukabwira karame mame bite future somebody wanjye nuko waramenze nanjye byararangiye reka twaganire ko mu buzima butaha ariko tuzabigera. ariko nabwaga igihembo gusa ntabwo wigeze unsubiza. ntabyo nabonye sorry. nta kibazo mame ariko nanjye United Fans ndamusuhuje utinze umunsi wose sinigeze numva komera cyane komera nari munezeza amatwi ijambo ni ryawe abandi mutapinge byanjye wowe mwiza mukomeze kwihangana twibuke twiyubaka. jenoside yakorewe abatutsi ni ingoma. jenoside yakorewe abatutsi yaraduhekuye ihekura abo mu miryango yacu ihekura abavandimwe ariko ntabwo bizongera. nari umwana w'imyaka 6 ariko ibyo nabonye njyewe ntabwo yabaye mpari ariko twe twaje tuje gushingura kubera ko imibiri yari iri ku gasozi. ndi mu bantu bashinguye, ndi mu bantu bazanye ibitenge bya mama tubishyiramo tujya gushyingura abavandimwe be. njyewe umuryango mugari w'ababyeyi banjye uherereye mu karere ka Kicukiro. papa wanjye na mama wanjye nta muntu bagira ngo babwira ngo inkuru ntabwo bibaho. ubwabo icyunamo kigeze umwe abwira undi bihangane, undi nawe akamubwira ngo ihangane. natwe abana tukavuga ngo papa na mama nimwihangane. nyine niko bavuga abana bashakana
nyine baturanye urubibi ku rubibi ariko hakagira bamwe bababyara bakagenda ariko imiryango imwe yari yarasigaye. Famiye yacu yiciwe Nyanza ya Kicukiro. Abo biciye mu rugo babashyinguye mu rugo, abo twasanze bakiri mu mazu, imbwa zarabatanyaguye. se kandi uhise ujya he kwera? duhereze undi ijambo se. Kimuri yagiye mu cyayi? Kimuri uri yaje kare wari wamyotetse. Uri tuguhe ijambo aba ari wowe uvuga waje kare nta kintu uratubwira. Wavuga Kimuri akaza gukomereza inyuma yawe. ni Worisha 9 wowe niwe turi kubwira. Fungura mike yawe. Ese muri muranyumva cyangwa ntibyapfuye? Ntabwo rero yamanuka bagatanga umwanya abantu bakazamuka. Kimuri komeza. Ndashoboka ko icyo gihe ibyiza bishingiye ku mpinduramatwara byaba n'ibisizi biri hamwe muri iri joro. Ni kimwe mu bihe by'ingenzi mu mateka y'isi. Imyaka 47 yasabaga umuntu yari mu cyayi agaruka. abaturage b'indashyikirwa Mama yazamutse. Ngaho komeza Kimuri. ubuzima cyangwa niba ndatekereza ko mpamvu ari kugira akangira Orishi niba ari Orishi twaguhaye ijambo turakubura wongera azamutse. Wagira ikintu tubwira tuma uri kuri ko kuganira. Ko azamuka atari buvuge turenza gutya. Jakarika aravuga Yaje kare rwose. turasaba abantu bazamuka bafite ubuhamya bwabo babugezwa badusangize muri kasite. Ndabasuje mwese, basuje rwose kandi mukomere rwose muri ibi bihe bitoroshye. Wakoze ukabiri numvise ubuhamya bwawe, Imana igukomeze pe. akoze cyane cyangwa udukomerane. Navuga ari nayo mpamvu agahinda kanyica. Bagiye batambonye, nari nkuze
nza mbasezeraho nsanga barapfuye, imbwa zarabaririye mu nzu, nta mibiri bagifite, tubasha kubashyingura. Gusa icyo nababwira, narakuze mparanira kuzabaho ubutabera, narabikoze. Nari mfite abamarume bakundaga inkotanyi cyane, bagiye batazibonye, bamwe bashyinguye ku Gisozi, abandi bashyinguye i Nyanza ya Kicukiro, hari na ba mama wacu. Gusa ntabwo bazongera gupfa, turahari, twarakuze, naharaniraga yuko nzabaho ubutabera kandi nzi ko babubonye biturutse ku ijwi ryanjye, kandi amashami yabavuyeho arahagaze, kandi nzi neza ko aho bari batureba. Ndababwira abavandimwe banje, Imana ikomeze bareberere, kandi nzi neza ko aho tuzabasanga muzabona ko tutabaye ibigwari. abandi nimukomeze. Urakoze Kimuri, urakoze, uragerageje. United rero ni wowe ugiye kuvuga. United wabonye umwanya? Natingewe kwihangana ntabwo ari ukwanjye kuba kuri hasi cyane muri iyi minsi. Mumbabarire rwose, uyu munsi nta kintu ndi buvuge. muzamurire maduhu ubuhamya ari uruzembe Nzamurereramo. rema aduhu ubuhamya. Impore cyane. Impore Kimuri, impore wowe ntibizongera kumukunda. Ndongera tuganirize. Mpore Kimuri rwose, mpore. Akana k'intama yaje, so mu muhungu. Akana k'intama Kimuri muganira. komera. Akana k'intama urahuze? Ndaza kuvuga nyuma mu makanya please, nimba bitabagoye. Baganga natuganira. Umuyobozi wo kumenya ibintu byinshi. Kani imyuting. Abantu bamaze gutanga ubuhamya barakoze, kandi bakomeze bihangane. Ubu ngubu urugamba rugezweho ni urwo gukomeza kwibuka, twiyubaka, kandi turwanya icyadusubiza inyuma cyose, naho cyaba giturutse hose. Ariko wenda abaje nyuma, nari nafasheho umwanya ngira ibyo mvuga, ariko njye ntabwo ari ubuhamya natanze. Wenda ni ubuhamya mbafite ni na bukeya, ariko nubwo mfite ntabwo ndegera mbutanga na rimwe, nta nubwo mbiteganya vuba, keretse nibura mfite nk'umwanya nk'uwa perezida wa repubulika, kuko njye nabutanga mu bikorwa, ntabwo nabutanga mu kuvuga. Yego, nuko ntekereza, ni nuko bimeze, kuko njye buriya mu byakozwe byinshi dushima, kandi twese twemera binafatika, ni uburyo inkotanyi zakoze kugeza n'uyu munsi zigikora, ni n'uburyo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yakoze kugeza n'uyu munsi igikora, iharanira
kongera kugarura ubumwe bw'abanyarwanda bwahozeho kera mbere y'ubukoloni, kongera kubanisha abanyarwanda bari bamaze imyaka igera muri 35. Inarenga iyo ugiye no mu gihe cy'abami irarenga, ariko iyo uhereye muri 59 usanga ari nk'35. Imyaka yose yashize basenya ubumwe bw'abanyarwanda, kandi babigeraho ari byo byabyaye jenoside yakorewe abatutsi 1994. ariko buriya abantu bakuru tujye tubaha, byongeye abayobozi, byongeye abantu baharanira amahoro. Kugeza uyu munsi sindiyumvisha aho abantu bakuye imbaraga zo kwica abantu basenganaga, basangiraga, bashyingiranaga, bakoranaga ibintu byose. Ntabwo ndumva iyo mitima yabo ikintu cyari cyagiyemo. Sinshobora kubikurura ngo mvuge ngo bari babaye ibiki, bariye ibiki, babaye iki. Ntabwo njya mbyumva na gatoya. Mpora nkunda kwibaza ku miterere ya muntu muri rusange, bitewe n'ibyo mbona ku kiremwa muntu nanjye ubwanjye ndimo. Ariko iyo bigeze kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda birandenga cyane. Hanyuma nkongera nkavuga ngo imbaraga zo kubabarira umwicanyi zo zavuye hehe? Uwo muntu uzishyiraho zigakora, zigashyirwa mu bikorwa, nawe ufite irindi yerekwa rirenze ibyo twe tubona, akongera akaba yiteguye no guhangana n'ingaruka zabyo. Yaba ari umujenosideri amaze kumubabarira, bukeye yica uwacitse ku icumu, arongera agira uko abitwara. Ariko iyo sinariyo kuri njyewe irema contradiction. Kuri njyewe hari ikintu nzanamo cy'ikibazo kubonera igisubizo bigoranye, ariko nkasigara mvuga nti ibyo ari byo byose umurongo mwiza twagenderamo kandi watanga amahoro mu gihe twese twabyumva. Ikibazo ni uko usanga n'ubundi hari abantu bagira ngo babereyeho kuberwa n'umugayo. Dukoreye mu murongo wo gushyira hamwe no gukundana, niyo nzira nziza yatuma jenoside itazongera kubaho ukundi, nk'uko intera ari never again. Ariko iyo tubonye umuntu ngo yari Sergeant Robert, tukareba ibyo avuga, tuvuga uti uyu ngo yaje kudusubiza inyuma. Hariho umuntu nka Badirama, uyu ngo yaje kudusubiza inyuma. Ukibaza aba bantu badaha uburemere ibyo bintu byagaragaraga nk'ibidashoboka ariko bigashoboka kubera ubuyobozi bwiza. Nubwo ari bakeya ariko ko nta burozi buba buke. Kubera iki bakiboneka? Kubera iki bakiboneka? Kubera iki bagishinyagura? Kubera iki bakirwana no gusenya ubumwe bw'abanyarwanda? Kandi gusenya ubumwe bw'abanyarwanda kare gusenya u Rwanda. Uyu munsi ahantu twaganiriye mu mudugudu, hari ikibazo nabajije, namwe reka nkibabaze kandi nanjye banakibajije, ariko tugishakire n'igisubizo. Hano kare twabivuzeho n'ahandi biravugwa, ntabwo kwibuka ari ukubika inzika. Hariya ni amateka adakwiriye kwibagirana, kandi murabibona ko iyo tuyavuga toneka bayagizemo uruhare, kuko ntibashaka ko ibibi byabo bimenyekana, ahubwo barashaka gukora ibindi. Twitandukanyije n'ikibi, ariko ntabwo twakwitandukanya n'amateka. Ni nacyo gisubizo cy'aba bandi bajya baza hano ngo none ngo mu Rwanda ho babona amoko ahari, ngo mu kwa kane muba mwibuka iki? Ayahari ariko yarahigeze, kandi ikindi nubwo yahigeze yari amahimbano, kandi yari afite abaterankunga b'Ababiligi nibo bategekaga igihugu, abari bariho zari baringa. None uyu munsi kirategekwa na ba nyiracyo. Niyo mpamvu yavuyeho, ariko ububi bwayo n'ibyavuye muri ayo mateka ntabwo twakwitandukanya nayo, kuko ni ayacu.
ikibazo nabajije rero cyo cyavugaga ngo ni byiza dufite gahunda ya Ndi Umunyarwanda turanayishima, ni byiza ko amoko yavuye mu mpapuro aho bayashyizemo ngo akunda ashora imizi kuko ubundi ntibyashingaga byari byabananiye, ariko leta y'ubumwe yararebye iti no kuba barabirunze mu mpapuro izo bitaga ibuku ngo ni ibyangombwa. Mwumvise umugabo hano wabitanzemo ubuhamya avuga uko umubyeyi we byamugendekeye, ubu byavuyemo turashima Imana ko ibyangombwa byacu harimo ubunyarwanda, ariko mu myumvire yacu haracyarimo, muri bamwe haracyarimo ubuhutu, ubutwa n'ubututsi. Ayo ubutwa reka tunabureke ntibukunze kuvugwa kuko ngo ari bakeya kandi bo nta intervention nta ruhare bagize, n'iyo hari uwakoze icyaha yaragikoreshejwe. None mu mutwe mu myumvire ya bamwe haracyarimo iryo vangura nk'uko tujya tubabona hano. Umuntu yaje yita umutukazi, ubwo ngubwo arabikora ari ishyanga, ariko uri mu gihugu we nawe bimurimo ariko biri mu mutima. Ariko ubwo ngubwo bafatanya mu gihe baba bagiye gusenya, babonye uburyo bwo gusenya. Ikindi nyuma yabo babifite mu myumvire dushobora no kurwanya tukanabitsinda. Hari none ibi bihugu bituranye byanateye inkunga jenoside kugeza n'uyu munsi bikitera inkunga ku mugaragaro. Burundi na Kongo bateye inkunga jenoside, abantu ntitukabice hirya. Ibihugu ni ibituranyi, abavandimwe, abantu babituyemo n'abavandimwe, ariko bafite leta bizihembera urwango. Mwumvise hambere umuyobozi niwe icyo ashinzwe muri Kongo ibyo yavuze, nta kwiyongeraho ibya Gisekedi na ba Neva, byose turabizi ko bahembera ingengabitekerezo bakanayitera inkunga ingengabitekerezo ya jenoside y'ivangura y'urwango. Kandi wo gukoresha ayo moko noneho bisa nkaho biri no mu mategeko, ni nkaho byemewe. Naba natwe mu gihugu cy'u Rwanda bifite muri we, agaragara yabikwirakwiza yabihanirwa. Aho niho nibaza nkanabaza abandi ngo ese koko uyu mwuka mubi w'ivangura rishingiye kuri ayo moko uzaranduka bikunde burundu? Kandi hari ibihugu biwemera, wenda twe byazashira kuko abo birimo wenda benshi ni n'abakuru, ariko se kubera abo baturanyi si imbogamizi mu buryo bwo kurandura uwo mwuka mubi w'ivangura, ingengabitekerezo y'ivangura amoko? Ndabibona yuko ikibazo dushakira igisubizo bo bahora bakibagarira bakiyenyegeza. Rero ikindi icyo ni ikibazo uri bwumve n'abandi, ikindi yakivuga aze kutubwira, kuko urugamba ruhari rukomeye ni urwo guhangana n'abantu bashaka gusubiza u Rwanda mu icuraburindi rya jenoside nk'iriya bakoze muri 94. Ikindi navuga nisabira nanone cyane cyane urubyiruko n'abandi bagifite imbaraga bose, ni uko twamenya yuko twakanguka tukareba, tukaganira n'ababyeyi, tukaganira n'inzego, tugahuriza hamwe uburyo bw'ukuntu mbere na mbere tumaze tugire ubumenyi kugira ngo umuntu naza kubwira ibisenyi uzabashe kwitandukanya n'uvuga ibyubaka gutyo. Tugire ubumenyi, tumenye ngo uyu munsi igihugu amahoro gifite turekesha Perezida Kagame, ko yarabyivugiye ko yasinyiye guhangana duhanganira, yarabyivugiye ngo imijugujugu yose bajye bayimwerekezaho, ariko twebwe ntibizatugeraho ahari. Kandi koko turabibona umunsi ku wundi ko imvugo ariyo ngiro, iyo mijugujugu bayimuhozaho. Umuntu ushyira mu nyurabwenge ntabwo yambwira icyaha Perezida Kagame yakoze gituma bamwijundika bafatira u Rwanda ibihano kurenza ibi bihugu bashyigikiye, kubera ko byo byemeye gukomeza kuba abacakara beza babo, Burundi na Kongo. Twese twakoreshejwe n'Ububiligi, ariko twebwe hari igipimo gifatika cy'uko tutakiri umukoroni w'Umubiligi. Icyo nicyo batuziza, nta n'ikindi. Ntimuce ku ruhande ibyo kuvanwa ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo, kuki se batavuga ngo Kongo yibye ubutaka bw'u Rwanda, byo kuki batabivuga?
kuki se batavuga ngo Kongo yatwaye abantu bari abanyarwanda itwara n'ubutunzi bwabo? Kuki ibyo batabivuga nuko byo batabizi? Kuki se batavuga izo Burundi ko ziriyo? Ntabwo ziriyo, ntibizwi, ntibanabyemerera. Ko batavuga isi yose yuzuye muri Kongo? Ariko ngo umuntu yavuze ikinyarwanda ngo bamwice, ngo yavuze ikinyarwanda ari muri Kongo. None se ko numvise umusabira ibihano no kumwica avuga igifaransa hariya ni Paris? None se FDLR ko zimaze y'imyaka n'akaka zagiye zitavuga ikinyarwanda ko batigeze bazica? Aho niho tugomba kubonera uburemere bw'ikibazo dufite. Urwango twanzwe n'urw'uko twanga agasuzuguro, kandi ntabwo tuzemera agasuzuguro ngo dukundwe n'izo nyangabirama. Ahubwo byaruta tugashira twese, niba ari no gutoba mu Rwanda bakarutoba tudahari. Ku myumvire yanjye niko mbyumva, kuko abantu barababaye, abantu bararize, abantu barishwe, hari n'imiryango yazimye ubu tuvugana. Kibaza perezida uyu munsi yabivuze, abashaka ntituzapfa kabiri, kandi abashaka kutwica ahubwo nibo bazapfa mbere. Nicyo mukundira ubundi. Nkunda ko hari ibintu avuga nkumva ashimiye ahantu ntashyikiraga cyangwa nanjye hambya.